kuwa mbere ukwezi kwa kabiri tariki ya 16 uyu ni umuso 47 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Ejo kuwa kabiri kugeza kuwa kane tuzatangira amasengesho yacu arimo no kwiyiriza, azamara iminsi 3. Tuzaba dusenga ngo Imana idushoboze twinjire mu muhamagaro wayo no kusohoza neza. Hanyuma ku cyumweru tuzafata igaburo ryera. Kaze muri ayo masengesho. Isezerano ry'umunsi. Ese waba waranditse ibyo waciyemo? Uwiteka arakubwira ati andika ingendo zose uciyemo. Ubwo buhamya buzafasha benshi. Amen. Kubara 33 ku murongo wa 2. Mose yandika ingendo z'indaro zabo abitegetswe n'Uwiteka. Izi nizo ndaro zabo kuko ingendo zabo zari ziri. Mwene data, Uwiteka yategetse Mose kwandika ingendo z'indaro zabo zose. Nawe Uwiteka arakubaza ati ese waba waranditse ibyo waciyemo? Si rimwe si kabiri Uwiteka kubwira ngo andika igitabo. Yongeye kubisubiramo ngo ese waba waranditse ibyo waciyemo? Uwiteka yongeye kubwira ngo andika ingendo zose uciyemo, ibibazo uciyemo, ubuzima uciyemo, kuko icyo gitabo n'ubuhamya bukomeye buzafasha benshi. Mana ndagushima ko ugiye kubikora, abantu bagiye kukubona, abantu bagiye kukumva ukora ibikomeye n'ibirenze. Ndagushima ko ibyo wateganyije byose bigiye kuzura mu izina ryawe. Amen.